we kugira ngo wakire Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Amena. Uyu munsi ndabafitiye ijambo ry'Imana riri muri Maraki 4 ku murongo wa mbere, ni umurongo umwe wonyene. Amena. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Uwiteka Mana Nyiringabo, ndagushima mwami Yesu Kristo ko unyizeye mwami ukampa amagambo yawe. Ndakwinginze data mwami Yesu Kristo, nasame nawe uvuge. Data wa twese ndasabye umwuka wera, ndakwinginze Uwiteka Mana Nyiringabo undungikire umwuka wera kugira ngo mwami Yesu Kristo abe ari wakora. Data ndirukanye imyuka yose mibi mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. Mana ndakwinginze Uwiteka undungikire ijuru maze rinkikuze. Uwiteka Mana Nyiringabo, oh haleluya, ndakweretse abantu bose bari burebe mwami Yesu Kristo no video. Mwami ubaho umugisha, Uwiteka uzubaha iherezo ryiza. Urakoze mwami w'abami, sabye nizeye kuvyumvishije mu izina rya Yesu Kristo. Amena. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Eheraba umunsi uraje waka nk'itanure, abibone bose n'inkozi z'ibibi zose bazoba ibishingwe, kandi uwo munsi ugiruze uzobatongora, niko Uhoraho nyene ingabo agize. Nta n'agashitsi cyangwa agashami uzobasigarana. Amena. Subiremwo. Eheraba umunsi uraje waka nk'itanure. Amena. Iri ni ijambo ry'Imana riri mu gitabo cyanditswe na Maraki igice 4 ku murongo wa mbere ngo eheraba umunsi uraje waka nk'itanure. Uwo munsi uraje, uwo munsi ukomeye uraje. Amena. Uwo munsi mbese n'umunsi wotsa, n'umunsi ukomeye, mbese uje kurimbura, uje gukuraho bariya batarihana banse kwihana. Umunsi ukomeye uraje waka nk'itanure. Umunsi waka nk'itanure uraje. Mwene data urimwo uranyumviriza, nuhindukire, dore biragusohoreyeho. Uyu munsi uraje vuba cyane. Urashobora kuba umaze igihe kirekire mu rushengero ugikora ibyaha. Ndakubwire mwene data, niwihane kubera ko igihe gikomeye kiraje. Umunsi ukomeye uraje waka nk'itanure. N'umunsi w'Imana. Hano hejuru havuga ngo umunsi wo kugaruka k'umwami wacu. Hano ku mutwe w'ijambo ni kwanditse ngo umunsi wo kugaruka k'umwami wacu. Uwo munsi wo kugaruka k'umwami wacu uzaza waka nk'itanure. Amena. Benshi bari mu rushengero ariko bagira iki? Barikinisha. Bamaze imyaka myinshi ariko barasambana, bafite irari ry'umubiri. Benshi bamaze igihe mu rushengero ariko bariko barakora ibintu mbese Uwiteka Imana atemera. Noneho mwene data, nugarukire Kristo, waragiye kure y'Imana. Nugarukire Kristo, nimwihane kuko ubwami bwo mu ijuru bwegereje. Reka ndakubwira, nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. None nimba udashaka gutegura aho uzaja, wumva utazarimbuka. Noneho ntukarimbuke. Kino gihe ni icyawe cyo kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Dore kino gihe kingiki ni icyawe cyo kumwakira, akubabarire. Aracari ku ntebe y'imbabazi. Ntiwiyumvira ati warakoze ibyaha byinshi cyane ati ntago yakubabarira. Oya, nubwo ibyaha byawe byaba bitukura tukutuku, ayo maraso ya Kristo arahindura ibyaha byawe umweru. Bishatse kuvuga arakweza
arakubabarira. Iki ni igihe cyawe cyo guhindukira ukava mu businzi, ukava mu busambanyi, ukava mu bubeshi, ukava mu kuraguza, ukava mu bucuraguzi, mbese mukabivamwo byose maze mukakira umwami Yesu, mbese mukaba bashasha. Amena. Mukaba bashasha. Amena. Wewe urashobora kuba utaramwakira, mwene data, numwakire, ni wihane, kuko ubwami bwo mu ijuru bwegereje. Dore umwami Yesu ni wewe arindiriye, ni wewe ashaka ko wihana. Urumva ijambo ry'Imana ari kuguma ukomantaza umutima, noneho ni wihane kugira ngo umwami Yesu akubabarire. Amena. Ni wihane kugira ngo umwami Yesu akubabarire. Eheraba umunsi uraje waka nk'itanure, abibone bose n'inkozi z'ibibi zose bazoba ibishingwe. Uwo munsi ukomeye cyane uje kurimbura abibone bose n'inkozi z'ibibi zose, kandi uwo munsi ukomeye cyane uzatongora abo bantu, uzaturira abo bantu. Mwene data, nuve mu byaha, uwo munsi uje waka nk'itanure ntuzugutongore. Reka ndakubwire, urashobora kuba uvuga uti njyewe ntago nshaka kwihana, ariko nyamara umenye ko ikuzimu ntago ari heza, ikuzimu ni habi. Mwene data, kiza ubugingo bwawe, nukize ubugingo bwawe. Mbehoho, urazi ko iyo umuntu arimo arakora ibyaha, urazi ko ubugingo bwiwe buba bwapfuye, ariko amaze kwihana akakira Yesu Kristo mwami n'umukiza wiwe, uwo Yesu Kristo niwe agenda kuzura ubugingo bwapfuye. Amena. Rero mwene data, nawe urashobora kuba warapfuye mu buryo bw'umwuka, ubugingo bwawe bwarapfuye. Dore ni wakire Yesu Kristo kugira ngo azure ubugingo bwawe, kugira ngo wongere ubeho mu buryo bwo mu mwuka. Uriya muntu w'imbere abeho. Amena. Abeho. Umwami Yesu arimwo arashaka kubatabara, kubakura mu bibazo by'ibyaha. Mukobwa uri muranyumviriza, urashobora kumaze igihe kirekire uririmba mu rushengero, ariko kwikinisha byarakurembeje. Dore reka ndakubwire, nuhebuko kwikinisha, Uwiteka Imana kubabarire kugira ngo ntuzurimbuke. Amena. Kugira ngo ntuzurimbuke, kubera ko uyu munsi ukomeye cyane uje, nukuri uzaza gutongora inkozi z'ibibi zose, n'abibone bose. Nimuve mu byaha. Bajura, nimuhagarike kwiba, nimubireke kwiba, kubera ko umujura wese nta juru afite. Amena. Uwiteka Imana natugire neza. We urumva ijambo ry'Imana rivuga ibyo uri kurakora wewe bibi ngo bireke, ariko ukaguma ukomantaza umutima. Buriya urazi ko Yesu Kristo niyaza ko atakintu na kimwe ufite cyo kuzireguza, nta kintu na kimwe ufite cyo kuzireguza. Ukwihindura murihindura, murambara ubusa. Bene data, nimugarukire Kristo. Amena. Nimugarukire Kristo, maze Kristo nawe arabagira neza. Amena. Mbese arabahindura muri mwebwe, arabahindura muri mwebwe imbere, arabahindura, arabababarira ibyaha byanyu. Nimumusange nawe arababohora. Amena. Haleluya. Bene data, nimuze muri Yesu, nimuze kuri Yesu. Uwiteka Imana ababarire. Dore Yesu Kristo araje vuba, kandi aje azanye ibihembo, aje guhemba no guhana. Niyaza guhemba, nimba uri umusambanyi, azaguhemba ibikwiranye n'ubusambanyi bwawe. Nimba uri indyarya, azaguhemba ibikwiranye n'uburyarya bwawe. Nimba uri umubeshi, ibyo ngibyo uri kurakora nibyo uzahembegwa.
noneho nugarukire kuri Yesu, nugarukire Yesu kugira ngo akubabarire. Ni wihane kuko ubwami bwo mu ijuru bwegereje. Amen. Nimuve mu byaha, nimuve mu byaha, muhindukire Kristo. Dore araje vuba cyane, aje gutwara itorero, aje gutwara itorero, aje kuzamura itorero. Mwene data, we uzaburi hehe? Itorero niryazamuka, we uzaburi hehe? Reba imyaka umaze mu rushengero ipfuye ubusa. Kubera iki? Uri ndyarya, uri umujura, uri umusambanyi, yewe uriyambika ubusa. Dore imyaka umaze mu rushengero mbese yapfuye ubusa, kubera ko iyo myaka yose ntago wayikoreyemo Kristo, ntago wakiranutse, ukora ibyaha bitandukanye. Nukuri noneho nugaruke. Amena. Garukira Kristo, numugarukire, numugarukire. Ni wibuke kuri umwana wiwe, niwe yakuremye. Ntago yakuremye ngo uze urimbuke, yakuremye kugira ngo uzaje mu ijuru. Nimugarukire Kristo. Wa mupapa we uri muranyumviriza, wa mumama we uri muranyumviriza, wa mupapa we, ni wibuke ukuntu abana bakuzomera kubera ko wagize iki? Wasinze. Noneho nureke ubwo businzi bwawe, usaba Imana imbabazi, Imana irakubabarira. Wa mumama we, ni wibuke ukuntu abana mbese basigaye batakwiyumvamwo kubera ubabwira nabi. Dore noneho nugarukire Kristo, Kristo arakubabarira. Amena. Ni mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru bwegereje. Reka ndakubwire, reka ndakwibutse ikiriko kiratuma umwami Yesu agusigaza. Waryama ukabyuka uri muzima, wagenda mbese hariho hose ushatse ukagaruka uri muzima. Nuko umwami Yesu ashaka kutunganya ibidatunganije. Ibyo bintu bidatunganije ni biki? Ni ibyaha, nibyo ukwiye kureka. Buriya uzi iminsi umaze, iyo usigaje ntayuzi. Nimuhindukire Kristo, nimuhindukire Kristo. Mbese mwihane, mwihane mumaramaze. Amena. Imitima yanyu ntibacira urubanza. Ni mwihane mwabakobwa mwe. Dore nimugarukire Kristo. Mwabasore mwe, nimugarukire Kristo. Umwami Yesu abagire neza, umwami Yesu mbese abababarire. Nimusabe imbabazi Kristo. Amena. Abibone bose n'inkozi z'ibibi zose bazoba ibishingwe, kandi uwo munsi ugire uze uzobatongora. Niko Uhoraho nyene ingabo agize. Nta n'agashitsi cyangwa agashami uzabasigarana. Bene data, nimuhunge uyu munsi ukomeye w'Uwiteka. Uwiteka ntagafyinata. Uwiteka ari mwarababurira kugira ngo mutunganye ibidatunganije, kugira ngo mbese muve mu nzira zanyu mbi, kugira ngo mwebwe ntimuze murimbuke. Kubera ko umwami Yesu ntaganezezwa nuko wewe urimbuka. Oya, ahubwo hindukira Kristo maze wihane, arakubabarira. Dore umwami Yesu aguteze ibiganza. Umwami Yesu araguteze ibiganza ngo nimuze mwese abarushe n'abaremereye, ngo nanjye ndabaruhura. We uraremerewe n'ibyaha, we uraremerewe n'ubusambanyi, ukwikinisha, ubujura, mbese uraremerewe n'ibyaha bitandukanye, ubusinzi. Nimufate ibyo byaha byanyu mubijane kwa Kristo maze abeze abababarire. Uwiteka Imana nabagire neza. Nuhindukire, nuhindukire dore biragusohoreye ko mwene data. Reka dusenge. Maze umuntu wese yumva ashaka kwihana nanyandikire message kuri WhatsApp. Amena. Anyandikire message kuri WhatsApp. Yesu Kristo nabagire neza. Dusenge. Uwiteka Mana, ndagushima kuri ijambo duhaye. Mana waremye ijuru n'isi,
ngo dore umunsi uraje waka nk'itanure. Uwiteka Mana ndakwinginze ugire neza abantu bawe, maze ubahe umutima, ubahe umwuka wera kugira ngo abasunikire kwihana ntibazibarimbuke. Nta yindi Mana iri hatari wowe Mwami Yesu. Ndakwinginze Uwiteka ugendera abantu bawe Mwami Yesu. Ndagushima rino jambo Mwami Yesu Kristo uriherekeze. Ngenda bibye uhumeza ni wewe, n'uvomera ni wewe. Urakoze Mwami w'abami. Savye nizeye kuvyumvishije mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uwiteka Imana aze abahereze iherezo ryiza. Uwiteka Imana aze abahereze iherezo ryiza, amen.